mentor to success. twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wanyu ari nawo wacu Sound Mind Success Mentor, urubuga tuganiriraho ibibazo by'uburezi dushakira hamwe umuti ku ngorane zigenda zigaragara mu burezi, ari nako turushaho kugira uruhare mu kurera neza twibukiranya ibi byadufasha ku babyeyi ndetse n'icy'abana bakora. Uyu munsi twifuje gusubiza bamwe mu bakunzi bacu batwandikiye cyane cyane ku kiganiro twatanze cyavugaga ku bintu 10 umubyeyi yakorera umwana kugira ngo abe umuhanga mu ishuri ndetse no mu buzima busanzwe. Turashaka guhera ku kibazo cy'umukunzi wacu witwa Ndagijimana Peter, wagize ati ese ni bihe biribwa umwana yafata kugira ngo abe umuhanga abashe kwiga neza. Uyu munsi Ndagijimana Peter, niba udukurikira ikiganiro ni wowe twagiteguriye, ariko ubwo n'abandi bari bubonereho kugira ngo ibyo biribwa nabo bazajye babyitaho babigaburira abana babo, hanyuma abana barusheho kuba abahanga kandi batsinde. Ubushakashatsi bugaragaza ko rero mu bwenge bw'umuntu hari impano kamere ashobora kuba afite, ashobora kuvukana, ashobora kuvana ku babyeyi, ariko ku rundi ruhande hari uruhare runini ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigira muri ubwo bwenge bwe mu gukura no mu gutera imbere, ndetse hari n'imyitwarire ishobora gutuma umuntu arushaho kwaguka. Ku mwana wiga ishuri ni ngombwa ko hitabwa ku mafunguro afata ari igihe cyo kwiga ndetse no mu buzima bwe busanzwe, kugira ngo ubwenge bwe butere imbere mu gihe yiga ntananirwe kandi ntiyibagirwe ibyo yize. Aha tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibiribwa bitandukanye bishobora gufasha umwana kwibuka ibintu yize ndetse no kwiga neza ntananirwe kandi ntiyibagirwe akabasha gutsinda. Reka duhere ku cyambere. Nk'uko bigaragazwa n'imbuga zitandukanye ndetse n'ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa kuri iki kintu cy'ubwenge n'uruhare rw'ibiribwa, ibiribwa by'amafi, amafi mabisi nka saradine, ni ikintu cy'ingenzi gifasha ubwonko gukora neza. Mubyeyi ufite umwana wiga ni ngombwa ko mu mafunguro ye urajya ushyiramo amafi. Amafi mabisi agira intungamubiri yitwa omega 3 ituma uturemangingo cyangwa utunyangingo tw'ubwonko bwe dushobora gukomera ntitwangirike kandi tugakora neza. Ni byiza rero ko uzajya unyuzamo ukamugura nka saradine igihe cyane cyane uzikari nko mu bizamini cyangwa se uzikari mu gihe cy'amasomo menshi, bizamufasha kugira ubwonko bukora neza mu gihe cyo kwiga ntananirwe kandi ntashobore no kwibagirwa ibyo yize. Icyo ni icyambere, amafi mabisi. Urugero ni nka saradine, n'ubundi bwoko bw'amafi butari saradine ushobora guteka bisanzwe, hari nk'amajembe cyangwa ibijagari, abashobora kubimenya mu ndimi z'amahanga twavuga icyo bita salmon cyangwa se trout. Ayo ni amafi yagaragajwe ko afasha ubwonko bw'umuntu gukora neza. Icya kabiri, ikindi kiribwa cya kabiri ushobora kujya utegurira umwana ni amagi. Amagi afite intungamubiri zikomeye cyane zifasha ubwonko gukora neza, umwana agatsinda agatekereza neza kandi ntabashe kwibagirwa cyangwa ngo ananirwe. Bishingiye kuri ka gace k'umuhondo kaba kari mu igi y'umwana afata amagi, ubwonko bwe burakanguka bugakora neza ku buryo igihe yiga ashobora kwibuka ibyo yize. Burya kwiga cyangwa se gutekereza no gukora ni uruhererekane rw'amakuru aturuka mu ngingo zose zitandukanye z'umubiri, ku buryo noneho iyo umubiri ukora neza, utunyangingo twose dukora neza, amakuru umwana yakiriye niba ari mu ikaye arimo gusoma cyangwa mu bibazo arimo kwiga, abasha guhita asika mu bwonko vuba vuba kandi ubu bwonko bukayatunganya bukahita bubona igisubizo. Amagi rero ni ikiribwa cya kabiri twagushimiye ushobora kuzajya wibandaho igihe ugaburira umwana wawe kugira ngo abashe gukora neza ku ishuri. Ikindi kiribwa cya gatatu ni ikiribwa ndetse abana bakunda cyane, ni shokora yijimye, dark chocolate kubumva ururimi rw'icyongereza. Shokora yijimye ijya kuba nk'umukara nayo ni nziza cyane kubera ko ikorana n'ubwonko, igatuma ubwonko bw'umwana bukanguka ntabashe kunanirwa kandi agashobora kwibuka byoroshye ibyo yiga igihe yahoza asubiramo ategura nk'ikizamini, ndetse n'igihe cyo mu ishuri akabasha kwakira vuba vuba amakuru y'ubumenyi bw'isomo arimo kwiga. Icyo ni ikiribwa cya gatatu. Si byo gusa, hari ibindi. Ikiribwa cya kane
dushaka kugushimira tugushishikariza kuzajya wibandaho ugaburira umwana ni urubuto rw'ironji cyangwa se icungwa mu kinyarwanda. Uru rubuto rw'icungwa cyangwa ironji rwifitemo intungamubiri ya vitamine C ifasha ubwonko gukora neza, kandi amaraso agatembera mu miyoboro yohereza amakuru mu bwonko ayakuye ahantu hatandukanye, nk'aho umuntu yaba yabonye ikintu ubwonko bugomba kugisobanura. Iyo rero umwana wawe umuhaye imbuto z'amaronji nk'icunga, icyo kintu kiramufasha cyane kuba yashobora gukurikira neza mu ishuri, igihe yiga akibuka ibyo yize ntabyibagirwe, kandi ndetse ntananirwe ngo agire umunaniro. Tukiri ku mbuto nanone, reka tugushishikarize ikindi kiribwa cy'ingenzi cyane, ikiribwa cy'inkeri. Ikiribwa cy'inkeri yenda ntabwo hano mu Rwanda abantu benshi bazizi cyangwa se yenda ziboneka henshi, ariko tujya tuzibona mu masoko ndetse no mu maguriro atandukanye nk'agezweho icyo twita za supermarché. Hari inkeri z'ubururu, icyo bita blueberries, zirafasha cyane. Umushoboye kujya uzigurira umwana zikangura ubwonko bwe, akabasha kwiga, agafata kandi agatsinda kuko abasha kwibuka ibyo yize. Ikindi kiribwa nyuma y'inkeri dushaka kugushishikariza kujya uhata umwana wawe ni imbuto. Si imbuto zose, ahubwo ni imbuto zimwe zakorewe ubushakashatsi, bigaragara yuko zifite uruhare runini mu gukangura ubwonko mu mikorere yabwo bukagenda neza bitewe n'intungamubiri zirimo. Wakwibaza uti izo mboga ni izihe? Ni imboga za epinari, ndetse na chou-fleur cyangwa se icyo abantu benshi bazi nka brocoli mu rurimi rw'icyongereza. Izo mboga nazo ni ingenzi cyane, zifasha gukangura ubwonko bw'umuntu ntananirwe, kandi amakuru agomba gutambuka, amaraso agakora neza, umuntu akabasha kwibuka ibyo yize mu gihe ari imbere y'ikizamini, mu gihe ari mu isuzuma, akabasha kwibuka ibintu yahoze yiga, agasubiza neza kandi agatsinda. Hari kandi nanone urubuto rwa avoka. Avoka nayo ni ingenzi kubera ko ibifitemo ibinure byubaka utunyangingo tw'ubwonko, kuko kimwe mu bituma umuntu ashobora kunanirwa akaba yatsindwa cyangwa akibagirwa nuko utunyangingo tw'ubwonko tuba twananiwe cyangwa se tukaruha, ndetse tumwe tukaba twakwangirika. Muri avoka nk'uko mubizi mwese haba harimo ibinure cyangwa se amavuta. Hariya amavuta rero atuma ubwonko butananirwa, akubaka utunyangingo tw'ubwonko, hanyuma ubwonko bukabasha gukora neza. Avoka rero ni ikiribwa cyiza cy'ingenzi, ni ngombwa ko ugihata umwana mu gihe ushaka yuko aba umuhanga. Usibye avoka kandi hari ibindi bintu bishobora gufasha ubwonko bw'umwana wawe mu gihe yiga, akabasha kwibuka, akabasha gufata vuba, kandi akabasha gutsinda ndetse agakora vuba. Ziko hari igihe umwana aba akora gahoro gahoro, burya aba ari kuzarira k'ubwonko bwe bitewe n'uko amakuru agenda gahoro. Ibyo rero bishobora gutuma akora vuba agatsinda. Ikindi rero dushaka kukubwira cyamufasha ni inzuzi z'imyungu cyangwa se z'ibihaza. Ku babizi, buriya mu bihaza cyangwa se mu myungu imbere haba harimo imbuto. Ziriya mbuto barashobora kuzoza bakazanika zikuma, zimaze kuma neza zahegeye, bazanitse, hanyuma bakazikaranga, abantu bakazihekenya kuko duhekenya ubunyobwa ndetse na soya. Ziriya mbuto rero, ziriya mbuto zo mu bihaza cyangwa se inzuzi, niryo zina ryazo, zifasha cyane ubwonko, kimwe na sezame, kuko ubundi bigaragara yuko iyo umuntu ari guhekenya nk'ubunyobwa, sezame cyangwa se izo nzuzi, ubundi ni nk'imyitozo ngororamubiri y'ubwonko, kuko izo mbuto cyangwa se izo nzuzi uko uzihekenya bisa nkaho imitsi irarambuka, uko uhekenya hanyuma amaraso akabasha gutembera neza. Ibyo bigafasha ubwonko mu gihe cyo gukora, ugomba kubona igisubizo vuba ku kintu runaka, rwa ruhererekane rw'amakuru rukihuta, hanyuma nibwo ubona umuntu ashobora gusubiza vuba. Hari abana basubiza vuba, hari n'abantu bazi guhita babona ibisubizo ku bibazo runaka baciyemo cyangwa se bahawe, mu gihe hari abandi bitwara umwanya munini cyane. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi. Hano turavuga inzuzi z'imyungu cyangwa se z'ibihaza, kubamenyera iryo jambo.
bikajyana n'utundi tubuto abantu bashobora gukaranga cyangwa se bashobora guhekenya, urugero ni nka sezame, ubunyobwa. Hari n'utundi tubuto tudakunze kugaragara cyane hano ho mu gihugu cyacu, ariko ku ndimi z'amahanga nk'icyo bita noix de cajou, n'utundi tubuto twose abantu bashobora guhekenya turimo tuzi banyunyuza. Turiya natwo ni ingenzi kuko dufasha ubwonko gukora neza nk'uko twabivuze, tukarambura imitsi, hanyuma amaraso akabasha kwihuta, kandi bikatuma ubwonko bushobora kuba bufite imbaraga nyinshi cyane. Muri make wowe Peter Ndagijimana wadusabye kugushyitsaho urutonde rw'ibiribwa umwana yafata, wabyumvise. Twakubwiye amafi, twakubwiye amagi, twakubwiye avoka, twakubwiye inkeri, twakubwiye sezame, twakubwiye imbuto nka epinari cyangwa se shufureri cyangwa se brokoli mu rurimi rw'icyongereza. Twakubwiye kandi inzuzi z'imyungu ashobora guhekenya, ubunyobwa n'utundi tubuto abantu bashobora guhekenya banyunyuza nka za sezame n'ibindi. Ibyo byose nubyitaho mu by'ukuri uzabona ko umwana wawe ashobora kwiga neza mu rwego rw'ibiribwa, ariko aha ntitwakirengagiza n'ibindi byamufasha kugira imikorere myiza y'ubwonko nk'imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi menshi, kuryama akaruhuka, ndetse n'indi myitozo y'ubwonko n'ibindi. Ngiki rero ikiganiro cy'uyu munsi, nguru urutonde rw'ibiribwa byatuma umwana wawe ashobora gufata mu mutwe, ntibagirwe ibyo yize, kandi agatsinda neza. Urakoze gukurikira iki kiganiro. Ibi byose nubikurikiza, hanyuma uzatubwira itandukaniro, uzatwandikire utuvugishe, tukwibutsa wowe utari wakanda kuri subscribe, ukanda kuri subscribe kugira ngo igihe cyose dushyize ibiganiro ujye ubasha guhita ubibona mu b'imbere, kandi utubwire ibitekerezo byawe, uko washimye ikiganiro nicyo cyagufashije, uduhe ubuhamya kugira ngo bibashe no kugera kuri benshi, hanyuma twubake uburezi burambye, niwo muryango twifuza. Murakoze, reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha.